nguma mdogo una shangazi na mama kubwa bose ko ari batatu ntabwo mbona abagore banje ariko nyine nkumva mbere na mbere Imana nawe when you will get it someday they say I bet they never know. Oh, so at all, no place to call my home. Wow. Ni wewe busima bwanje. Abantu bafite abana bashaka kwiga umuziki bose bashobora kubagana bigisha neza umuziki iranenge uwo mumata bateze neza megashe nyirabihogo nziza by'Imana ariho ari naramubonye agoroye itume atewutande atendo icyo kibatse kimama nyine ngo nyine ngo ubwo no kujyana kantu uzi kugira ngo uzageze igihangano kuri radio byakubaye narabimenya ari producer witwaye Mabimanga nawe yandike muri comment ko mfite impano ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe ukurikiranye Lioness All Talent cyangwa se Rata. Ndagusuhuje uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara ya diaspora. Turongeye turaje kuri yo mwanya wacu tuzana impano zitandukanye. Uyu munsi rero noneho tuzanye n'impano idasanzwe n'umuntu muri legend musanzwe mumuzi atuzaniye ibintu byiza ngira ngo murabona n'ukuntu byonyine aho yicaye ukuntu agaragiwe. Ni umuntu ukomeye cyane agiye gutangira atwibwira tumwakire kuri Lioness All Talent. Tuguhaye ikaze kuri Lioness All Talent uratangira twibwira. Murakoze Esther Senga nk'ibisanzwe Esther Senga yes bara muzike tumuririmbye rimwe na rimwe njyana curangaho ariko muzike n'ubuzima bwanjye. Twagiriwe amahirwe yo kukwakira kuri Lioness All Talent umurongo twashyizeho kugira ngo tujye dufasha impano zigiye zitandukanye zikiri hasi noneho bikaba umwihariko iyo ari impano zijyanye n'igitsina gore cyangwa se abakobwa kubera ko byagaragaye ko abakobwa cyangwa abagore bakunda kwitinya mu bintu bigiye bitandukanye. Iyo twakiriye nkawe tuba twifuza ko ubatera imbaraga nkawe ufite urugendo watangiye ufite aho wageze babandi bakiri hasi ubatera imbaraga kugira ngo nabo bitinyuke bazamura impano zabo. Dutangirana n'impano zawe zijyanye na muziki tugiye kuririmba unacuranga rimwe na rimwe ubundi ibintu byo gucuranga no kuririmba wabitangiye nka ryari? Ndumva nahera ku kintu waruvuze kugira ngo mbone gusubiza iki ngiki. Waruvuze ngo abantu bamwe baritinya niki nabafasha. Mu byukuri ngewe kuva ndi mutoya ntabwo nigeze numva mfite ubwoba ariko nigega nibaza se nabikora gute. Abara mubona tuvuga ngo baritinya ntago mu byukuri abavuga ngo ari gutinya icyo kintu ahubwo bayibaza se nabikora gute se byagenda gute. Mu byukuri ari ngiye natambukaga nk'ahantu numva ngo haba studio ngo bakora imiziki cyangwa se basi ho haba hameze gute se nakinjiramo ubundi baba bafite ikibazo n'uburyo cy'uburyo se nakinjiramo gute ese bira bintu nibihenda cyane ese rero ikintu cya mbere gituma umuntu atinyuka kuri ibi bintu no gutera intambwe ntoya y'umwana yiga kugenda atangira akamba nyuma yaho agatera intambwe cyangwa se akanahaguruka kongera akicara. Na muzike mbona muzike imeze nk'urugendo rw'ukuntu umwana akura rero gato yo kugenda utinyuka rimwe na rimwe umwana aragenda ukajya ubona agiye kugwa ukumva wowe mufitiye impuhwe
cyangwa se nyine dutangiye ibi bintu bamwe baravuga ngo se buriya yagera he nk'umubyeyi aravuga ngo ese uyu mwana azakurangana n'uriya ntabwo uba uri kubishyikirira ariko birashoboka ko njyewe icyo gihe ndi mutoya iyo wambazaga inzozi zanjye hari nk'ukuntu nyine bakubaza ngo se jya uzakora iki cyangwa uri kuganira n'abandi banyeshuri abandi bana mwigana kumva ngiye mu rugendo rwawe nkumva najyaga numva ubundi nzaba umunyamakuru cyangwa se nkumva nzaba umuhanzi nibyo bintu nibonagamo ibindi byose kuba umusirikari ibyo byose nyine bikaza nyuma y'ako kantu nkumva ngomba kuririmba nkumva ngomba gukora ikintu kijyanye n'ibyo bintu naho kugira ngo mbitangire byagenze gute niricaye numva noneho nta mahoro mfite wari ufite nk'imyaka ingahe ugereranije kubijyamo neza ndani ubundi ubwo urumva kubera abana bavuka twebwe turi abakristo abana benshi b'abakristo batangira gukura bagenda muri école de dimanche bagenda mu miryango remezo runaka baririmba ngero nabaga muri korali y'abana noneho nk'abadirigente rimwe na rimwe nyine kugenda ukura hari nk'abadirigente bakuru ukazasanga baragiye ni wowe ugezweho nasanze nyine icyo gihe ndi dirigente kandi ukajya wumva ndadirija nkabigisha ijwi rya mbere irya kabiri ngo irya kabiri ibyo nyine ukabikora kandi mu by'ukuri nta hantu wabikuye ubwo nyine bigenda bikuzamo inshuro nyinshi nk'inshuro ndi kuririmba noneho n'aba ndicaye nko mu rugo ukumva nk'umubyeyi arashaka ko muririmbira nkagenda nkicara nko mu maguru ya papa nkamuririmbira rero nyine ni ibintu byagiye binzamo gutyo hari abantu babinkundiraga ari bakuru akanshyira ku rutugu ndi mutoya gasanga nyine twigenda muririmbira akangura amandazi ubuzima bugakomeza nyine nkagaruka mu rugo ariko nta muririmbiye noneho nashoboraga kureba kuno umwana atangira kumenya amasano kumenya ngo mamudogo kumenya ngo shangazi none nahitaga ntangira kugira ngo mbivuge nabishyiraga mu ndirimbo akarimbo nakoze ndi muto ko nashobora kwibagirwa natangiye ndavuga ngo mama mdogo una shangazi na mama kubwa bose ko ari batatu ntabwo ngo n'abagore banje ariko nyine nyine ako kantu bajya bakanyibutsa bakansetsa nyine bigatuma nanjye bitamva mu mutwe se wari umuhungu kugira ngo ugire aba bantu b'abagore gutyo ariko nyine urumva actually kwabaga ari uburyo bwa melodique bwari bwa buryo bwo gukunda kuririmba ibintu byose numva nyine nabikize mu ndirimbo noneho nyuma nza kwiga nsoje avuga mva noneho nshaka gukora ibi bintu kuko ndabohotse nari nsoje secondaire noneho ndabohotse bigomba kurenga umupaka yego mbikorera mu makorari nkabikora hondi n'ahandi ariko ndumva noneho nkwiye kubikora ku giti cyanjye cyangwa niyo nabikorera muri groupe ariko bikaba ari byo bintu bigize igisata cy'ubuzima bwanjye nuko rero nibwo natangiye kuririmba gutyo nangira ndirimba mu makwe twese twihuza turi groupe twitwa Mariza groupe y'abakobwa cyangwa ntari harimo turimo abakobwa baririmba gusa ariko dufite n'abasore baducurangira naho abasore bo bacurangaga uguraje mbaze ngo se wowe wabonye bimeze gute nubwo naririmbaga ariko njyaga ngerageza no kwiga gucuranga gakeya nkabyiga gakeya nkumva narone nkumva ndongeye nditinya subu nafata gitari nkacuranga subu nimyica bizagenda gute urumva nubwo umuntu aba yaratangiye kugenda urugendo yarugezemo nanone ubwoba ntabwo bujya bubura ariko biba bisaba ngo nanone ya ntego yawe ufite na rwa rukundo bifitiye ibyo byonyine bituma utabireka bituma ahubwo urushaho gukomeza yatangiye ngewe ncuranga nyine agapiano uzi no gucuranga na piano ubundi ni nabyo nigaga icyo gihe nyine nkagenda nkabifataho gashoti kose nkakoraho ntangira kugenda nkora udukorasi uturirimbo ntangira kwigana uturirimbo
naho natangiriye ariko nari ntaraperforminga piano na rimwe ahubwo nasanze ya piano najyaga nigarura kugira ngo izamfashe gukora vocal so rero kugira ngo nze kuza gufata gitari nuko nabonye piano nanone irahenze cyane icyo nicyo kintu cyanatumye mbikora ntugire ngo nuko navuga ngo ndayishaka cyane cyane nyifitiye intego cyane ngareka mfate ka gitari wenda mu gihe ntabonye uburyo bwo kugura piano nzaje nkoresha ko gitari kuko kukarusha kagerageza guhenduka ho gake nubwo nayihenze ariko iragerageza guhenduka kuri piano ndavuga ngenda ntangira kugenda mfata amanota makeya ntangira nkora utuntu duke rwose vuga mfashe do bakwerekera ase bifata gute rimwe na rimwe ncika intege natangiraga gutya ni melody nakoze bwa mbere kuri gitari gusa amanota wowe warayigishije Muzehe Shabane yari yaranyigishije arangije nyine agenda mbwira yaranyigishije pe Muzehe Shabane yaragerageje kumpereza amashoti kose kuri gitari even though ntakomeje cyane nkahita rimwe na rimwe mbicikiza kubera ibihe ariko Muzehe Shabane Antoine ndacyamushimira cyane yanteraga kwaje cyane kanyica solfège ndamushimira ntanareba iki kiganiro rwose intambwe maze gutera Muzehe Shabane ayifitemo uruhare runini cyane kude chapeau kuri Muzehe Shabane akomeze aduhereze abana bajya bamushimira nk'uko nguko hari ukuntu ngo hari umwami wigeze kubaho ngo wasiza nta kintu ubundi umuntu mukuru icyazi yagakwiriye kugira uwakiraga byibuze nawe akagira ikintu asiga ku isi kimwibukirwa nk'uko nguko uri kwibuka uriya musaza none se ariko tutaranajya kure kugira ngo tutaganire ibintu byinshi turagira ngo natwe twumvisheho kuri ufashe kuri gitari gatoya ariko byibuze ducishizeho nk'akaririmbo twumve n'ijwi n'ukuntu risohoka n'amanota ukuntu bigenda neza rero hari igihe unambwira ngo curanga nyine ubwo nambita numva ari umuteguro muremure cyane oya nta muteguro kubera ko ari ibintu byawe bishyushye reka tugerageze ngiye bura ibintu byose mbere na mbere mba numva ngomba kubanza ku Imana bwa mbere yes nibyo nkora akazi kanjye before njya mu bindi byose ariko Imana nkumva umwanya wanjye n'uwayo yes ubundi mbere na mbere Imana ni mbere na mbere Imana nabonye umukunzi mwiza yarankunze ndamuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe isongoye izezaneye kubimbata rwose nje nduwe nawe nuwawe byose ngenduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose amen nanjye nari ntangiye kujya mu mwuka numvaga twakikomereza rwose none ubu ngubu wamaze kwinjira mu buhanzi mu bigaragara wamaze kwinjira mu buhanzi nyuma y'urugendo wagiye ugendamo kugeza ubu ngubu ukora injyana zihe ni gospel cyangwa ni injyana zose nakoze hari umuntu wigeze ambaza icyo kibazo ngo ukora shekira gute se kuvanga muzike no kubera iki mu by'ukuri mba numva nta mupaka mfite banumva nimba igihe cyanjye ari ukuramya Imana byo ni ubuzima bwanjye bwa buri munsi ariko nanone ibi bintu nibyo bimbeshejeho niko kazi nkora
ntabwo nabeshya ngo si akazi mu by'ukuri ndi mu bintu mu buzima bwanjye ndi mu bintu bintunze ibi bintu birantunze nibyo mbayemo so rero numva ntabwo wagenda gukora akazi none nohere mu kuramya gusa ndi umuramyi nkora gakondo mbese nyine nkora muziki ntabwo nkora muziki kandi nkayikora mu buryo butandukanye ahantu hariho hose hatandukanye nanone ntabwo ushobora kumbaza ngo se ngo ahantu hose urayihakora uyuhakora mu buhe buryo uyu munsi niba wansabye ngo dukeneye ko dutaramira mu birori bya anniversaire ibyo ngibyo ndamenya uburyo ki mbikoramo dukeneye kubyina ibyo ngibyo ndamenya uburyo ki mbikoramo dukeneye ko udufasha mu bihe byiza byo kuramya ibyo ngibyo turabikora sibyo cyane cyane niwo mwimerere niwo mwimerere ibindi byose ni akazi inshuro nyinshi cyangwa se hakazaho n'umuco wacu gakondo ndawukunda cyane nkunda rero kuririmba ibintu byacu wow ni byiza cyane no kubyina murabyina Okay, nshobora kuba nabyina sibyo ariko nkaba mfite bagenzi banjye babibuze ngakoma amashyi cyangwa ngakoma ingoma okay uri gikoma ngoma none ku bijyanye n'abo muba mukorana mufite groupe muhuriramo mu buzima bwa buri munsi busanzwe ku buryo y'abantu babakeneye bababwira bati muze mu kazi cyane tugira groupe duhuriramo hari ama platforms mufite mu icisha ibikorwa byanyu cyangwa se nka contact kuna umuntu yababona urabona nkuko turi mu kiganiro hagiye umuntu ashobora kuvuga ati uramuntu aririmba neza nshaka kuzaze andirimbire mu bukwe n'urugero bababona nka gute no kuvuga inshuro nyinshi dukoresha platforms zanjye mu gihe wenda ama groupe atari yamara kwicara hamwe ngo abafite ibintu bihamye ni nk'urugero urabona nkanjye nahereye muri orchestre Nyampinga orchestre Nyampinga urabizi ni ya kera n'abantu bayiririmba kera bakiyirimo ni nka babiri bakeya batangiye kugenda bazamo bashaje mu by'ukuri ntago bagikoresha ira platform nubwo dushobora kujyaho tukabona ibikorwa bya Nyampinga ariko haba hari izindi bagenda bakoresha inshuro nyinshi nka buri muntu ku giti kiba afite platform neho rero ibikorwa bya bande birahari cyangwa se bya groupe runaka ariko ubu turi gukorera mu Mariza ariko platform tugakoresha Esther Senga kuri kwa Esther Senga rero tugaca kuri Music Craft Academy Music Craft Academy iyo ngiyo niyo YouTube dukoresha channel noneho iyo channel icaho ibikorwa bitandukanye turanigisha icaho amasomo ya muzike icaho indirimbo no kicaho ibintu by'umuziki icaho ibitaramo byo muba mwakoze yego ni byiza cyane uretse YouTube hari izindi mukoresha ni Instagram nayo ni Music Craft Academy ni Facebook ni Twitter ni ibyo ngibyo nta yindi platform dukoresha kandi iyo umuntu agezeho ashobora kuba contacta cyane hariho nimero de telefone dushobora no kongera kujimwibutsa isiriho pe ni 0786 40 931 rero iyo niyo nimero duhamagara ni byiza cyane ntago turi butinde mu biganiro cyane kuko abantu bakeneye kugira ngo bumve impano tugomba kuduhaho tukumva kuko muzike urabizi ko muzike iraruhura muzike igira uruhare runini mu gufasha abantu urabizi ko ishobora no kuba umuti niyo mpamvu rero natwe tuba dukeneye ko ako kantu tukumva ukatwumvisha tugerageze twumve ntago ari ukugerageza n'ibintu bya umuntu Looks like we made it. Look how far we've come up, baby. Money to the not belong to. You see the one I want for life. You see the one in down. No, the only one I dream. Oh, you see the one I kiss. Good love. Oh.
city many years ago. Still no sign of you anywhere. Mother died of one attack many years ago. When she heard it, she was buried again. Now I'm the only one here in the family. Daddy, wherever you are, remember me. And whatever you do, I know many too was no good and low. I'm living up and down the street, or so and all. No place to call my home. I try to find you many years ago. I know many too was no good and low. Daddy, wherever you are, remember me. And whatever you do, I love you. Daddy, remember me. And whatever you do, I love you. Daddy, whatever you are, remember me. And whatever you do, I love you. Daddy, wherever you are, remember me. And whatever you do, I know you. Daddy, wherever you are, remember me. And whatever you do, I know you. Daddy, wherever you are, remember me. And whatever you do, I love you. Daddy, wherever you are, remember me. And whatever you do, I love you. Igitaramo kiryoshye mugiye numvaga tutasoza numvaga twakomeza tukitaramira ako se buriya wa mugani twazafata nk'umunsi umwe tukazana nk'abandi bataramye nkabangaye nk'ababiri bakaza tugatarama ewan hano kuri Lioness All Talent Live narinziko bahari narinzi ko ari nk'abataramye nk'abane oya uko byagenda kose nago twabatungura twabitegura neza twasukuye tugatarama kuko urumva abantu bakeneye umuziki abantu bakeneye kuruhuka abantu bakeneye kugira ngo bumve n'izo message ziri mu magambo abacuranzi barakoze uturirimbye rero indirimbo nziza cyane cyane zisanzwe zizwi ese kutaducishiriza hawe Trabalha kabisa Shanda setse akawe ntago akaducisha ariko nako kaba gakeneye kumva twangese kwatumye ko gusinzira kandi rwose oya nta kibazo umuntu abakeneye kukumva ufite ijwi ryiza nta utaryumva niba uri kuvuga gusa umuntu yajyana muri iyo njyana gusa utambeshe kabisa cyakoze wenda arakarimba nigeze nandika 2019 kakunda cyane ariko nako kariho kuri iyo music craft bagende bareba abantu birebere kabisa kariho ariko karansetsa nanjye kubera iki gusa nakanditse numva ndikongera kumva nizeye Imana cyane cyane hari yakigera ukumva Mana nanjye wanyeretse ariko ayo magambo yayisanzamo numva Imana irahari ni wowe ukora ibikomeye
bitabarika nta yindi mbara yo kwiringirwa hahirwa bubatse kuri wowe nami abo ngabo barakomeye ni wowe wera wenyine ubuntu bwawe burahebuje nta yindi mana izabaho uri byiringiro byanjye ni wowe wera wenyine ubuntu bwawe burahebuje nta yindi mana izabaho uri byiringiro byanjye ni wowe rufatiro ruzima ni wowe nishingikirijeho ni wowe buzima bwanjye uri byiringiro byanjye uri byiringiro byanjye ni wowe wera wenyine ubuntu bwawe burahebuje nta yindi mana izabaho uri byiringiro byanjye uri byiringiro y'abantu baranyanya ngo amen 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 double dutere haleluya ngo y'umuzamu wow ni akaririmbo keza kasubizamo umuntu ibyiringiro nicyo rega ubutumwa nk'ubu buba bubereye umuntu arakumva kumva asubijwemo ibyiringiro hari kandi gatoya kavuga ngo asante Bwana kwa neema yako asante kwa kunipa niki asante Bwana kwa yote umetenda kami asante Baba asante akone ko kwariho wow ko nyine duto ariko ni hariho ndende so bagende baririmpe basubire muri mu kuramya bumva Imana kandi muri iki gihe Imana abantu bakeneye kongera kuyibuka kuko hari ibintu byinshi bigenda bica intege abantu hari ibintu byinshi bigoye abantu mu buzima niyo mpamvu nk'izi ndirimbo umuntu azumva byibuze akagira kantu ko kugarura umutima no kugira ibyiringiro nyine mu buzima ngira ngo nk'ibi bibazo tubona bigenda bibaho abantu bafite inzango bagira gute n'ukubera ko bagenda biranduka abantu bagenda bibagirwa ukugenda ubundi ujyana ubusabane n'Imana sibyo ugenda urushaho kugwiza umutima w'urukundo yego ugenda urushaho kwaguka n'ubwenge bwawe buraguka ibyo ukora byose ugasanga ubikora neza ugasanga nyine right is an law uri mu murongo muzima nibyo rwose abantu ndatekereza ko bakomeje kuryoherwa n'iki kiganiro turimo tugirana n'umutaramyi n'umuririmbyi n'umuramyi n'ibyo byose
ni buri kimwe umuntu umukeneye ngira ngo yababwiye platforms aho mwamusanga muzagende mumukurikirane murebe ibyo akora ikindi abantu bafite abana bashaka kwiga umuziki bose bashobora kubagana bigisha neza umuziki simwigisha ibihe bicurangisho kwigisha instrument hafi ya zose twigisha violin d'abord twigisha piano twigisha solfège twigisha gusoma umuziki no kuwandika twigisha kuririmba vocal techniques twigisha saxophone twigisha gitari twigisha umwirongi turigisha urumva ko abantu rwose baza bakahahira ubumenyi ishuri ryanyu rikorera hehe kuvuga dukorera Kigali Talent ikorera ku Gisement okay ndabona ku muhanda w'amabuye nanjye nizemo waje nasibye ariko kabisa nibabonye se ko bize neza ni neza hari ahantu barigisha neza rwose kandi umuntu akahava hari ikintu afite kijyanye n'umuziki umuziki urafungura uri muziki uri mu bintu bituma umwana agira ubwenge yihuse niko nabivuga cyane birakangura ubwonko niyo mpamvu n'umuntu utwite bajya bavuga ngo bajye baririmbira umwana kubera ko umuziki hari ikintu wongera ku bwenge bw'umuntu gusa na online turigisha kuri Music Craft Academy n'ubundi online turigisha kandi byose turabyigisha dukunda kugiraho na debate ya kuri music ikibazo cyose ushaka kwibaza turagisubiza icyo basabwa no kubegera gusa bakaba contacta bakababwira ko bakeneye kwiga umuziki ubundi mukabahereza kubumenye namwe mufite ntabwo twasoza rero tudataramiye nibyo bintu uswagira ngo umutima wawe uri gutera mu wanjye numvaga ari byo bintu kose bya mbere tugiye gutindaho rwose tugomba gutarama ko ara twasogongeraga ubu tugiye kujya twanywa niho tugiye kujya twanywa muri gakondo nabwo ufite indirimbo zawe wikoreye za gakondo muri gakondo hari indirimbo turi gukora ariko ndi kumva ntahita nzibasangiza aka kanya ariko hari indirimbo yitwa ngo rizakurasira vuba ahangaha n'undi mwanditsi wese ubishaka agende nawe yandika iyiwe yitwa gutyo nta kibazo ariko rizakurasira yo n'indirimbo ikozwe mu buryo bw'injyana y'iwacu kandi imeze neza gakondo rwose muyirimo neza cyane tuzayumva vuba bitarenze nka ryari ubu ngubu turi mu kwezi kwa 11 rizakurasira izaba ihari yes dukomeza no muri gakondo z'iwacu rero none dutaramire iwacu tuzi iwacu kabisa iby'iwacu kandi biba biryoshye kurusha n'ibindi by'ahandi ntako bijyamo tujabagurika tugiye kubitinda ariko mumfashe kuririmba ibintu by'iwacu namwe muba mubizi aho dushoboye natwe muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urakoma muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urakoma imitsi iranzuka imbaye myinshi umutwaro cyangwa n'ubunyakire ibyo ngutekerezaho ni byinshi ariko kandi ni mu gihe muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urakoma ugasanga ari kure
kure cyane mazuga hapiba iki kirere ugasanga utagiheza muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata wateze neza mbega shenge urahura koma muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata wateze neza mbega shenge urahura koma gusujuhora n'icyizere ko hari igihe byose bizashira maze twembi tukabonana muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata wateze neza mbega shenge urahura koma muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata wateze neza mbega shenge urahura koma muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata wateze neza mbega shenge urahura koma mbega shenge urahura imaramba nyirabihogo byiza byahogoje imana imaramba nyirabihogo byiza byahogoje imana imaramba hariho hari naramubonye agoroye itume atewuza ndendo y'icyo kibi icyamubimbuye nk'uburanga akikamura ageze mu gituza akikamutembera nk'umukondo n'umwumbi ngo ampindenye mukondi ikibatsi kimbamba mu bihumbi kuseko kumana yanjye uyu muziki utaza kuba abantu bari kujya bashimishwa n'iki reka mubwire byari kujya bibazamo bakabihimba ni ukuri abantu batavuga ngo umuziki ngubaho bari kujya babihimba cyakoze ko nta kintu na kimwe kibaho kuko nabonye ari byo mu gice kigize umunezero umuziki bura nawo uri mu bintu bitera abantu kunezerwa cyane cyane ahubwo ngira ngo niwo waza bwa mbere ukumva ngiye hari ukuntu najyaga njya gufana nyine twakinnye ku ishuri naho ngaho gafana ngataha nasaraye nkajya numva noneho n'ibintu birenze bikomeye cyane ariko muzike y'ibiri urarira nese sibyo niyo mpamvu nk'umugeni yo kwa kundi mujya gusohora umugeni mugenda mukamuririmbira amagambo amarangamutima akarira nese si ukubera biriya nibaza ikintu kiba kiri kuriza abantu ariko wamaze kubisobanukirwa sana yes ni Esther Senga rero tukirimo gutaramana n'umutaramyi mwiza ngira ngo murimo murabyumva ukuntu azi gukora mu mirya ukuntu azi kuririmba afite ijwi ryiza n'ukuntu azi noneho no kuganira abana rwose bifuza kuririmba b'abakobwa mwikwitinya cyane cyane ko twibanda ku bakobwa kuko ari bo bagaragaza kwitinya cyane cyangwa se no kuburiraho bagaragaza izo mpano zabo niyo mpamvu twebwe nka Lioness All Talent Lioness ni intarekazi All Talent twaje ku mpano zose
kandi mu bushobozi bwacu abo bana bakiri hasi dushobora kubafasha impano zabo bakaza bakazishyira ku itara zikamurika zikazamuka kuko ejo senga azaba yavuyeho hakeneye abandi baza kugira ngo nabo bakore mu mirya bakomeze gutanga ibyishimo binyuze mu muziki kandi hari abantu benshi baba bafite izi mpano pe zo kuririmba cyangwa se baba bumva banabishaka bashaka avuga se nabyigira he nabigenza gute reka ubwira akantu gatoya hari ukuntu umuntu aba yitinya yego ariko gutinyuka n'ibintu byoroshye cyane nose hari igihe yaguhamagara ukanga kwitaba oya wamwitaba se ukamubwira ariko mbere bavugaga nyine ngo nyine ngo ubwo no kujyana akantu ngo no kujyana nawe ujye usaba akantu oya nge nabe akantu rero nuko katumye abana b'abakobwa bacika intege bagira ubwoba ariko noneho ko uri umukobwa mugenzi wabo ngira ngo batinyuka kurushaho yego batinyuka cyane kandi n'abandi nkamwe nyine mujye mubafasha dushyiremo imbaraga cyane kuko mu gihugu cyacu cyangwa se ntekereza ari intego yo ku isi yose bavuga ati he for she umuntu wese aba akwiriye gufata umukobwa kuko iyo umukobwa yazamutse uko byagenda kose n'igihugu gitera imbere iyo abagore bari gutanga umusaruro igihugu gitera imbere uko byagenda kose niyo mpamvu rero tuba tugomba gushyiramo imbaraga bariya tukabafasha abo ngabo badafite uko bakerekana izo mpano zabo twebwe Lioness All Talent ariko nyine mpamvu baba bagira ubwoba baba babona umuntu wageze hejuru ati ari umuntu se urandamuvugisha gute se naca nyine ukajya ubona nyine yagutinye cyane reka ngo akagero gatoya 2021 hari umwana wantambutseho aransuhuza ngo numva ngo utinya ariko ngo nakuvugisha untinyira iki mbona ngurenze mbona nyine ngo utapfa kuvisha abantu ngo ariko ndatangaye kubura kuganira ngo twasangira nyine mana ibyo bintu nizere ko bitakibaho nizere ko ibyo bintu byacitse bishobora kuba bibaho ariko niba umuntu aguhaye karibu akubwiye ati wamvugisha nk'ababigisha umuziki nibe babavuze bati karibu umuntu ntago abakwiriye kwitinya so ujye ubona ka kantu bavuze bati ni ngo tuvuga ngo wowe ngo ntago uragenda mu ndege nturagera mu mahirwe kandi utarigeze ujya gusaba lift ngo wikwiyima ubu ngubu hari amahirwe menshi ko hari social media ibintu ushobora kubona umuntu mu buryo bworoshye iyo ugiye kumureba ku ma social media aba ariho ushobora kumuvugisha kandi mpamya ko abenshi pe baba bafungutse baba bari open kuvugana n'abantu babagana kuri kandi nongere ngiye nshimira umuntu wazanye ikoranabuhanga umuntu wazanye telefone smart noneho nshuti yanjye ubwuzi kugira ngo uzageze igihangano kuri radio byakubayeho byarakugoye cyo kerese noneho ukajya utambuka kuri radio ukavuga se ubundi biba bimeze biti abari ahantu abantu baba baritse nyine ukumva nibitangaza noneho biri kugenda binoroha nka production urabona ko haje ama AI turagira tubigeho cyane AI ishobora gukorera indirimbo narabimenya umuntu narabimenya ari producer twaye Mabi Muhanga arangije arabikoresha nanakoze ubukwe mana yanjye bankorera kamelodi keza indirimbo nziza irimo amazina yanjye n'ay'umugabo arangije arambwira ngo hari umucuti wawe wo muri Kenya waduhaye iyo gift ngo tuyiguhe baraguhe narasaze ndavuga nti umuze n'uyu muntu uririmba nyine numvaga iyo melody yakoze bakora melody nziza cyane zinimwe amanota meza wase mu byukuri ibi bintu yabiririmbye ntuwampuza nawe arambwira uti nukuri nzabahuza nzabahuza humura nyuma yaho baza kuzakora kandi karimbo mpicaye ndabiramye tubone imbaraga z'ikoranabuhanga kwiza niyo mpamvu rero nyine ikoranabuhanga rigenda ryorohereza abantu kugira ngo bakore ibyo byakurushaga ubu ngubu ntago umuntu akigorwa no kuvuga ngo ajyanye indirimbo kuri radio umuntu aba afite YouTube agashyiraho indirimbo ye igakundwa ikaba yanagira ikintu imwinjiriza kandi we yabyikoreye yibereye mu rugo apfa kuba afite internet so rero ubwo ibintu bigenda byoroha natwe tugomba
kugendera muri uwo muvuduko w'iterambere kandi tukawubyaza umusaruro. no kuri abantu nibatinyuke bakore uza abantu bafite impano zirahari cyane bana we impano zirahari nyabuna nibatinyuke bakore uburyo bwo gukora burahari buroroshye nta shana nizere kuko byari bimeze ahashize uyu munsi nta na 20%. Yego turi mu nzira y'iterambere cyane ntabwo turi bukurambire cyane kuko turagukeneye n'ubutakazaza ukadutaramira. Turimo dusoza twagira ngo ugire ikintu ubwira abantu bakurikira iyi YouTube channel yacu ubahe n'impanuro nk'umuntu umunyamuziki umaze kuba mukuru. Turimo dusoza ikintu nababwira iyi channel ngewe nabanje ubundi kuyireba sibyo hari kuntu umuntu avuga ikintu atari yabonaho nawe akaba ari kuvuga ibintu byo mu kirere mu by'ukuri hacaho ibintu byiza cyane hacaho ibiganiro hacaho ibitaramo nabonye n'abasizi beza mana yanjye biraryoshye ndasaba buri muntu wese kujya aza kuruhura umutima hano kuza kuruhura ubwonko muvuye mu kazi muze mwicare mukurikira iyi channel rero bajya bayireba bakore subscribe batange ibitekerezo mbese basharinge ndakubwiza ukuri ko uko kamwe kagiyeho uhita ubona notification ako kanya kandi ni ukwifasha ufasha n'icana dufashe rero turusheho gukomeza gusangizanya nawe niba ufite impano utubwire hari nk'igihe umuntu aba afite impano utamuzi nawe yandike muri comment ko mfite impano cyane ko hariho na nimero bashobora kuhamagaraho kugira ngo duhane gahunda n'ukuntu twamugeraho aho uri hose ushobora kutugeraho cyangwa se twe tukakugeraho kuko dushaka kugira ngo natwe dutanga umusanzu ese ko ari all talent nk'umuntu ufite impano yo kwandika umuntu ufite impano atari kuririmba atari no gucuranga bose gukina filme amafilme ahangara hari dufite ugenda tubona impano zigenda zicaho abantu bandika ibyo bintu niba byumve bagomba bakwiriye kuza abakina umupira hari umuntu tugeze gusura ufite academy y'umupira ukina umupira kandi afitemo abana bajyahereza ngo amakipe akomeye mu gihugu akabahereza abana we yareze bari kubyumva ko ari impano zose ntaho bahejwe nukuri abana noneho abenshi ari abantu bafite impano pe zo gukina amafilime cyangwa no kwandika story zikagenda zikabazimirana kubera kutabona ahantu bazishyira nyabuna ni muze kwa Rene ese hari n'abantu nk'umuntu ufite impano yo kwandika iki nacyo mbabari igisobanuro neza umuntu ufite impano yo kwandika story kandi ibyo bintu yumva ko byamutunga mumufasha iki umuntu ushobora kwandika nka story gutyo ufite impano yo kwandika araza akabitubwiraho akatubwira uko yandika ashobora no kutubwira nk'inkuru wenda we ashaka kudusangiza yego abantu iyo bakeneye ababandikira tuba turi kubishyira ku itama impano zose n'ukuri turazimurikira zikabona inzira zigatambuka kandi rwose Imana iguha umugisha watekereje neza cyane murakoze cyane so rero turagushimiye cyane kuri uyu mwanya wawe waduhaye ukadutaramira ukatuganiriza turifuza ko kandi turabyizeye ko n'ubutaha ubu byari itangiriro ubutaha uzaza dutarame nk'uko twabivuzeho turi kumwe n'abandi noneho bibi byo gutarama bibi byo gutarama dutarame abantu banezerwe turagushimiye cyane rero ku mwanya wawe ukomeze gutera imbere mu byo ukora byose kandi ntuzacike intege Imana ikomeze iguhe n'umugisha amen tuzasubira ubutaha rero turagusezeye murakoze bye wakoze bye